ntamuzima bose waretse koko ubu koko umuntu agere naho yipfisha kugira wemere yuko ari kugusaba imbabazi agukundaga ntabwo nzongera bose nanga kumubabarira njyewe ndapfa hano ndapfa wambabariye nukuri ntabwo nzongera ndagazongera pe ntabwo kuki mutari kumva kuko babarira amakosa wakoze itsoke narakubabariye ariko ntabwo nyine nashaka ko mubana bana nandi singe ntabwo ugende numva nyine ngo umugore n'umugabo oya nabyo nyibigenderaho pe wambabariye ko ntazongera wambabariye kina Miki njyewe kubana nakubabariye itsoke ariko ntabwo njyewe ibintu by'abagore nibigenderaho ubwo nyine ndabyumva nyine yabaye babandi ngo batingana kugwa umugabo nyine ku mugabo kandi ubwo kure y'amaso narumvishe ngo biriya bintu biranakora none narumvishe umuntu w'umugabo watinze umugore ntabwo wabikora bose nimba ndari muzima kuki uri kwanga umugore kandi ndago numvishe ngo uyu mugabo ngo amenyereye umugore ndiyamara kabiri atamubonye none wo maze iminsi ngahe ubwo nyine tayari byarahuye bita biburirana biracakirana bwa rero mwemere fata ariko umuntu we mwegere cakira yijyama mu gituza cye ni umugore wawe kubera icyo ushaka kumusiga nusura munzigira ngenza yino ngo nzamufasha se kuri gahunda njende umugore mugenzi we ndabindungiraga ngo nazataka ngo nzamufasha cakira umuntu wo n'umugore ndagende n'uwo ruzi yuko umuntu amaze iminsi ngahe ndamugabo abona ndajyama uraho none wewe usiga ufite uwuhe mugore cyangwa niba warashatse n'undi mugore ubitubwire babarira umugore wawe bose mubabarire jyama sinzira mu gituza sinzira yewe tore yewe sinzira jyamusinzire urara hajyana nene mutima nene nzazirikira ngaho urumva se atari byo sinzira bamubabariye urambabariye Okay. Ndabibona nyine kuko uri kwicuza cyane ariko ntabwo ngiye bishoboka ko ntagaruka ku bahangara no it's okay no barinze kuriza umuntu koko umutima waje mukumva reka twumve jiwe mu by'ukuri nyine kuko nta nubwo turi kubana se mu buhe buryo umugore wa namushatse reka tukihutisha ubukwe dushake hanyuma ndone kuba nagaruka mu rugo mukora ubukwe mfite iwanjye nawe uri wawe ngeze kugusura nka boyfriend nawe uzi kunsura nka girlfriend wanjye ariko ngubwo abantu bagiye gukora ubukwe yego it's okay uri fiance wanjye it's okay ariko for this time kuva ngo ngengarutse mu rugo rwawe nafite mu ruhare karamaze sha nazaza kugusuza wanga kufungura icyumba sha mugumana ubwo nyine birakemutse ngende ariko twemeje yuko yego sorry kubyo n'abantu nakoze byose nyine ariko nawe ugomba kumenya ko gucyurira umuntu nyine atari byiza ikindi kandi umujinya wa bine ntabwo ari ibintu nari nagambiriye pe si umujinya urano wari umuye ko nkubwije ukuri njyewe nanakubwije ukuri iyo nkubwira se ko twahuriye mu nzira wenda nanjye nazi cyane nanibuka ukuntu byagenze nyine nabonye murana mu nzira akamfatirana ariko ngiye kugira ngo ihoke nazasigara nanjye mfite ikintu nishinja mu mutima nakubwije ukuri kugira mbe ndi umwere sibyo rero ariko ntacyo wanyigishije nyine uri kose kutavugwa ubu niyo twanabana ndaba mbizi nyine ko ari ikintu nashobora kukubwira kuko namaze kubona ko uzi ikintu ntabwo umuntu yagusinzira buri kimwe cyose ariko kiba kubw'impamvu so reka turwane n'intambara yo gufatanya aho twagafatanyije tugasenga cyane tukareba ukuntu umusaza wawe yagaruka nibwo uri kunyirukana ubu kano kanya tuvugana ntacyo na kimwe turatwika mu byerekeye n'ibyo batubwiye gutwika isaha n'isaha n'uwo tutayatugarukana ugasanga ubwo naje naturimbura natwe
ukeka ko we agarutse yagaruka se agaruka umusaza wa cyangwa yagaruka aje no kuturimbura natwe kandi nanjye byo gusezeranya ko bitazongera pe cyo kuri kugende gusa nyine imyiteguro myiza kandi nyine aho uzadushyirira hose turahari uzakomeza tumenyeshe nyine uko gahunda zimeze sinjya mbona bajya no kwipima n'amakanzu abakobwa bazambara zababwira turi hafi twazagira kwipima nyine nzaza uzanye musenzana n'ikibuno cyane igihe kirimo ndebe kubizaho aranzi ko utari seriye none ni seriye cyane usanze hari abariyo bafite agatayi kari munsi y'akawe ninjye baba bari kureba mu bukwe bwose umva ntari bishunga bayi rero reka ngende Marena niwo kumamagara nzabavugisha habura iminsi mike ngo bibe muze mwite umva ariko ugabanye make-up ugira uruhu rwawe rusanzwe byo kuzajya gushaka uruhu rwawe rwarangiritse yego dore ukunda make-up wagira ngo sinzi unananuke ego korata nta kunanuka abantu uyu mukobwa araho nta bintu byatari agiye gukora ubukwe twe twabuze abagabo ukabubwira ubu twe tuzakora ubukwe uriya mukobwa turusha iki akusha ayi numbwire ko wagize agashya ntago ari ishyari ariko umukobwa wese ntago ari mwiza nyambo ego imana igiye gutanga umugisha ntago ireba ngo uko ubwiza ngo kuburanga nawe rero banze yaragumiwe mvuga ukuntu yatwiyemeye ngumva ngo nyine ngo utandukanye ngo umukene ngo ntabwo yambere Marine ngo nyine ngo naganga n'ubushobozi na erega wese afite amafaranga erega ako nibyo iyo ugiye gushaka Marine ushaka Marine ukurusha ubushobozi kugira ngo nugire icyo ubura azagufasha rero anti wacu natwe tujye twemera ukuri ntago ari umukene ariko none se yamufasha iki ariko none yabitubwira aha mujye mwemera ukuri umva rero mbwira ese twe tuzashaka ryari Yego iki ikizanye nuko ngiye umugabo wanjye ari wisezerano rizika ari w'Imana yangenye ariko njyema mbona nawe utumudashaka niwo byitera ugomeze wiruka inyuma ya Devu kandi uriya Devu nta nubwo ugiye bora rwose gushakana nawe kwawe nawe guhari ntago ari kubura kuvuga Devu rero ngewe reka ntahe mfite iwanjye namaze gupfunda ubundi buzima ntakaza gutaha utegereje reka turi kumwe ariko ntabwo ugiye ngomba kubanga sibyo sorry sibyo anyway nzanye no se mujya tagaruka kutuvanya muri salon tugiye mu cyumba cyane ko nanagukumbuye iki I miss you Kuva waza na n'umwe turabonana ko waje turi mu ntambara imyaka ishize nabonana nawe kandi ibi byose nibyo nyine byagiye kunshora muri ibyo byose tugende nta kibazo nzahino sugo nduru yawe rero ndabizi ko wabaye ndabizi ko umutima wawe utishimye ariko ibyabaye byose ndabizi navuganye na mama wenda sinfite aho mpera pe ntabwo ndi kubona ikintu kizima nakubwira buriya umuntu aba abaye abakeneye gutuza cyangwa akabona umuntu umubwira ibijyanye n'amarangamutima ye ariko njye nyemerera nyuranye nayo tureke ibi bavuga ngo akabura ntikaboneke ibyo byose ngombwa kuko twese ntabwo dufite ariko uko byagenda kose ugomba kubabona mama yahangayitse mama warenda nko gusarira umusazi twaganiriye ubwenge bwe bwagiye cyangwa ko amubwiye amagambo aremereye sinzi yanze kwatura ngo ajye ambwira Toto mbabarira ceceke mbabarira ceceke mbohore mama akeneye kwatura se nibura Jojo ese njye waho nari ndi yigeze mbohora cyangwa yaramboye Jojo waba utekereza wowe ubwawe n'amaso yawe uramutse umenye cyangwa ukabona ibyo menyuzemo Jojo nawe nakubona ubabarira mama yaragiye nibura se niba ashaka ko kumubabarira hari icyo uzi yaba yarigeze akubwira ku byo yakoze
ejo bundi ntabwo nirirwaga nkubaza ati ariko mama abitse amabanga gake hari amabanga afite wasubije ngo iki Fabi birashoboka ko ataraboka ngo abivuge uko wenda atinya kubikubwira akaba ariko nanjye atinya kubimbwira ko yatinyutse kujya kumbohera hariya Jojo uzi kwica ntabwo nasengaga ibaze mu bana yabyaye mama kugira ngo ahitemo ngewe gukora ibintu nka biriya akangiza ubukobwa bwanjye imyaka 10 ndi ku kiziriko Jojo ndongorwa n'abapfu Jojo batugaburira inono z'impinja Jojo tunywa amaraso tutazi aho yaturutse batukandagiza mu bishirira bafata ubugingo bwanjye babuhinduramo ikindi kintu kiraza kuri iyi si kije gukora ibibi byose hejuru ya mama ubu kugeza izi saha n'uyu munota kuri iyi si mfite icyasha uretse ko Imana yo mu ijuru irebera abababonye kuba narinze Imana ho gato kuzamura ijambo ngavuga ati Mana ntabara byatumye mvi kuzima ho nari ese wabuze uko nageze hasi noneho bagiye hehe yego sha yewe manuka ukunda ruraryohaga waba yarabikumbuye we ni karibu urabona ko ibyo wasabye ndabitwara neza iyo wabonye ko bimeze neza cyane rwose hano isi nakuzanye nyine urumva ibyifuzo byawe byose n'ubundi ugomba kubishyira mu maboko y'uyu mugabo cyane ko ntabwo ndi umugabo ndi umubyeyi hanyuma nawe yiteguye kugukorera icyo wifuza cyose nyine ngewe ikintu ndifuza ubutunzi amafaranga inzu ibintu byose igikundiro mbese nyine akaba ari njye mukobwa wa mbere ukunzwe ku buryo ntambuka abantu bose bakavuga ati isimba aratambutse aho ngiye guhahira ati dore isimbi aho ugiye guhahira ati isimbi ahantu hose nyine amafaranga igikundiro kandi agakundwa n'ahantu hafatika cyane ntugakundwa n'imbobo bafite n'imbaraga cyane ugira ikibazo barahari dore icyo wambwiye dore ukuntu umeze mwana wanjye uko uboneye mu nzira umukobwa mwiza ariko isoro yawe mpamvu ndakundwa dore bakuroza injanga ababi baragusiza amabyi bagusiga ibivuzo n'ibivuravure ntabwo wabibona bamusize amabyi cyushye n'imyuka ufite niyo mpamvu dore mu ntoki zawe inyatse bagwanyetse kivuka gira gutya urakora aka gacumu gafataho gutya fataho neza ariko nagumvishe ko bagusize amabyi ndabibona banaguhemukiye mwana wanjye hanyuma se wabisezerana impeta wambaye iri hehe ariko ngewe byibuze turakundana turi mu nzira yo kuba twashakana aho kuri ibyo Dave ubona azaba umugabo wawe usibye kumwishinzaho
ubona Dave ubundi azamuka wawe mu bibi no mu byiza. hari ibyibuze se ajya nakubwira ko muzabana umva mubwira Njyewe ibyo ikambwira ikintu kimwe nyambo. Njyewe nuko ibi byose mama muri kumbwira ntabwo muzi igihango ngiye mfitanye na Dave. Ibyo bintu muri ko mumbwira ngo wamuretse ngo wagize igihango ufitanye na Dave gikomeye ko wowe utashaka kumva. Muratinyuka mugabana igihango cyo kubana we na Dave? Sha twaragihanye nyine. Nose ko twumye twisanze byabaye. Ibibazo byose biri kuba nundi byabaye nyuma y'icyo gihango. Nakundi nabigenza ubu ngiye Dave mu biri no mu byiza. Tuzabana yabyanga yabyemera. Barero ubwire ayi ngiye nuba nakugira inama nka murumuna wawe ugakuramo akarenge kawe utazababara ubuzima bwawe bwose cyangwa ubiho wicuza. Kandi mbwiye ko tutanye igihango. Erega igihango mwagiranye ntago bisobanuye ko ari Imana yakugeneye uko muzabana. Mwe mwakigiranye nk'abantu. Ariko Imana nayo ifite umugambi wayo. Ubwiwe n'ikize kari ngiye mamara nuko Imana. Dave ntago ari we mugabo Imana yakwandikira kuko yabitubabaje nayo bo kwandikiye. Bura ntago abumukwe wacu Kristo wapipe. Azamuba mwabyanga mwabyemera ndi muzamutunga ari muzagira gute muzajya mureba mwirebe. Twakwa narugeze munge sibyo mba mbitayo mwebwe ngo nago ngo mumukunda ngo nago mugira gute. Njyewe narukandagiyemo. Iyo siko na muntu azagera iwanyu. Muzabireke njye sinzi cyabakene nanjye nabanye bakeneye. Nzajya nza mbasure cyangwa mu ugiye wabana n'umurozi. N'umuntu ukoresha imyuka mibi twabana nanjye akiyikoresha. Niba budi kugerageza ngo bamusengere nyine mushire. Ikindi kintu cyaka bigomba kumenya. Nako reka twite ku byawe. Wowe ufite nyine ngo umugabo w'isezerano reka dutaho bwawe. Wabonye bagenzi bawe kuntu bari kubigenza. Uri mukuru wacu bikurebe. Kandi njye mugabo wanjye ari ikibazo siko uri kumbwira. Wowe washatse undi. Wowe isezerano kandi n'umugabo wawe none w'Imana. Ese wagira ngo nshaka imbere yawe. Usko naba nkumagiye utazava hano. Niba utazashaka mbere yanjye uzahera kwishyika kuko njye nta gahunda mfite. Biragusa. Nzagumirwa kangahe. Dore bakubyara mubyo barekeje nyoko kwa muganga wese akuroga inyatsi. Nyenyeri yawe barayitwara. Nyenyeri yawe iyo wawe icyo kozo cyose kigenda uri ari no kuzashaka ariko uzapfa gutya ariko umura ubwageze imbere y'abakuru byose byatunganye. Byatunganye ubu guhera uyu munsi ukiva uragenda umukobwa mwiza. Abasore bose babandi bafatika bafite imbaraga bafite ubutunzi bufatika namubaba ku mutwe kuko nawe ugiye kuba umunyembaraga ahubwo twe turungukiraye. Tamba igitambo kandi igitambo tuguciye no gutaba umuntu ukunda. Umuntu nkunda cyane ko umuntu nkunda cyane se ari mama. Oya mama wanjye ntabwo namuzana muri bino bintu. Nyamurangwa karangwa bingira kageyo bigezo. Humura byatunganye. Buryo gusa igitambo twakibonye. Mwakibonye guteze ko nawe ntugire ikibazo mu minsi mike urabibona. Buriya yamaze gukora utuntu twajya. Nakubwiye ngo urabibona twagutumye umuntu ukunda. Mwigendere. Ese kuko buriya biciyemo ese karakana ko kumusiga amabyi kwa ukuri yakore cyane sore bararangije babyina bivuravure. Ariko mu buryo bw'umwuka ufite imyuka yamigendagaho kurane uriya urabyaranye ngo karazi cyane ifite n'ibitaye.
ntega amatwi ukumva icyo nshaka kukubwira basi ukabona kumbwira nabi icyo ndi kuvuga wacumvishije aho kugira ngo nce mu ijambo cyangwa se wenda wumve ko naceceka ntavuze ikiri kungenza nibyo ndi kubyumva wararakaye n'amagambo navuze ntaho bwakuguye neza ariko nageze mu rugo nitekerezaho ubwonko bwanje ndabucokoza neza nyine dutekereza icy'ingenzi twakagombye kuba turi gukora kuruta ko twaja mu guhangana kandi ntaho rwasibye kunyereka ibimenyetso by'ingano y'urukundo nkundaga cyane no kuntekerezaho no kunshakira imirimo zo gukora sinkubeshe maje gufata umwanzuro nabonye ko icyambere ndetse n'icyanyuma cyaba icyangombwa kugira ngo nje nawe dukomeze gufatanya urugendo rw'ubuzima ariko nakumva ibyo urukumbwira naho nifuzaga kubona umutima gwawe uri kurakara cyangwa ngo mbone gwagimbijwe nuko wenda hari ibyo ntari gukora nkuko bishaka nemeye ndaje kwidhigikanishi kandi mfataga mu mutwe vuba uhumure wena nuvuge ngo bizafata amezi menshi cyane kunyereka bati dore ibi urabikora guca niba ubikore guca ntaho byananira ni ibintu bakoreshaga amaboko mbyigaga vuba cyane nkabifata mu mutwe ku buryo kubikora nyine byaba bibaga ari ibintu binyoroheye iyo namajije kubimenya ngiye mu gikanije si wumva se shijige ntabwo bigoye kubyumva ibaze ko uvuga gusa ngo ndabyemeye ibintu byose bise bigenda neza ubu nyine wumve ko nta kibazo tugifitanye erega bibi byose niwe mba mbikorera byose mba mbikorera ahazaza hanjye nawe yakuba abana bacu umubyeyi wacu natwe twese kuko nibura muri gake nari mfite kwizera no gukunda gusenga cyo ngo mubabarire mama mu gihe ataratura ngo ambwize ukuri kwa biriya bintu byose yatuze ururimi rwe abikuye ku mutima we ngo asohora ambwira mene impamvu yabimuteye jojo n'isi yakiyubika ntabwo nzigera mubabara Fabio uri mukuri nta muntu waca muri ubwo buribwe n'ububare bungana uko ngabe yavuga ngo ndakubabariye ibyo birumvikana none ataranagusaba imbabazi ataranakubwira niko byagenze jojo ni ikihe cyaha nakoze kuri Fabio nta cyaha yakoze niki nakoreye mama gishobora gutuma amana bigeze hari Fabio nta cyaha yakoze jojo kugeza izisande ndishaka mwibura ahazaza hanjye hari nahahise mfite nahazaza mfite jojo nanjye ubwanjye ntabwo niyizi nanjye ubwanjye akababaro n'agahinda n'umujinya mfite Fabio Yesu wenyine Imana yo mu ijuru no kukomora nukuri urababaye pe ubuzima bwawe ni urusobe ndi kubyumva kandi rusobetse n'isi nzayibaho ngawe nageze hano mwese muranyanga muvandimwe ntamvugisha Fabio mungira igicibwa ngaho ibaze ndi wo hanze rero kuntu we Fabio nyine isi n'abari kwisugomba kubomba kuko umva ikuzima aho wari buri barakubokeye ariko roho yawe n'umubiri wawe babikoresheje nabi ku isi nyine abantu bazi kari wowe icyo cyasha kizahanagurika gute mbwiza ukuri kujyo ese jojo ubu nzaba mama ese ubu nzashaka jojo Fabio reka kugera kure ese ubu nzongera kwikunda nk'uko zinikunda Fabio reka kugera kure garura umutima Fabio nta kintu mbizi umva ndikubwiye gusa igihe harimo kuganira na mama mugani wawe akatura akakubwira nibwo uzabohoka ubuzima Fabio urahubitse kandi kubyumva noneho umenya aho wari uri byakubayeho nawe ugize ngo urashaka kwandika inkuru kugira ngo ibya Fabio yarabyose bijye ku karo andika jojo andika isi bibone andika amahanga andika abababaye bazira igihe kuzimu mana ntabwo ibyo ari byo kwandikwa Fabio hoya tuza hanjye kubyumva ndi mu mwanya wawe ndi kwishyira mu cyimbo cyawe akababara ufite ndakumva Uwiteka Imana kumuri Imana yo mu ijuru itsinde ikibi Fabio
Fabi nasi kugiye tutaranje kuvugana Fabi Yesu Kristo wa Nazareti Mana igira neza tabara umutima wa Fabio turashaka ikiza gitsinda ikimana tabara mugirire neza umwijima umurimo uhunge wimike mu mucyo ndishimye sana ese wari wamaze iminsi waragiye si warambuze nese nkubeje gutyo nakubonaga actually nyine nuko mba ndi mu tuntu twinshi nirukanga ariko mba mutekereza riga macaka duhure dukumburanye nyine ntabyo kuvuga ngo turahorana nyine duhure nyine wumva kumumberanye mukumbuye sije bari sawa ntabwo warumbuye urumva njyewe ntaho nari ngambiriye kukubabaza ntaho nari ngambiriye kugira ngo urakare nuko nyine ari kuri byagenze kandi nawe ubuzima urabuzi rimwe na rimwe hari igihe hajemo ikintu kikagonga abantu ariko ngusabye imbabazi pe ubusobanuro bwinshi ukibyemera gusa nta kibazo nese kabyo twe turi gupfa nta kibazo uwe gusa uzabishyira umuhate tuvugana cyane ndagiye ndabizi uriya muhungu azagufasha rwose ntabwo bizakugora kandi ndakwizeye igihagararo ufite n'ubwenge n'imbaraga bizatuma ubikora neza singiye ndirimbira ka karirimbo baririmbiraga umuntu ugiye oya ntabwo ari urabeho mbese kukikumbwira uzaza mahoro ninkure kukagenda mwira ko kagenda ukaja mu bukanishi ukaba uri munsi y'imodoka igahanuka ikaguca ijosi n'iki kimbwira ko ibyo mu izina rya Yesu yego ariko hano urupfu rurahabaga ariko si urupfu rwawe ruri uzagenda wige gukanika ufata amasupana ufungura amaburo ariko wowe ntabwo ari urupfu rwawe ruri kandi ikindi n'abakobwa ntibajya baza gukoresha imodoka ntukagira imodoka gusa yego ntukore ba nyirazo yego ujye wibuka ko no gusenga ndagukundaga cyane ndagukunda nanjye cyane urakabyara uragaheka hera abana ndabashimye gira umugore ndamukugize ndagushatse ndakujyanye ariko rero ndagukundaga cyane ndagukunda baby Bebe reka musobanurire mbabarira numva ari igishaka kunsobanurira ibyo ndi kubara hari ubundi busobanuro ushaka kumpa burenze ubu ngubu I'm sorry. For real, I'm sorry. Babe, I'm sorry. aka kanya ufite ba bebe babiri hano ngaho ninde bebe wawe hano Jazira uzi ko mukunda aho mpamagaye neza bobo hari isaha yariciyemo uvuye iwacu hari amasaha 28 ashize umbwira ko ushaka kuza kumfatira irembo mu rugo
bikoreshejwe n'umujinya nari mfite for real ni ukuri pe. Ese twatandukana muri buriya buryo twatandukanye niko kanya keza ubonye ko kwinjiza abandi bakobwa. Bobo, Babe, I'm sorry. For real, I'm sorry. Ntabwo ndi kubyiyumvisha. Nuko nari nakurakaje cyangwa n'ubundi ni ingeso yawe usanzwe ukora. For real, ntabwo ari ingeso yawe. Kuki natigeze numvira anti koko? Cyangwa umujinya. Sinanze kumvira abavandimwe banjye gakomeza kukwizera ngumva ko urukundo ari byose. Babe, nari kubizi ko ngukunda. For real, uzi ko ngukunda. Byari umujinya nari ngize. Umujinya ukonguza kujya kwirekura ku bandi bakobwa. Bikoze meze muri kwihimura cyangwa se bivuze ngo inshuro zose njye nawe twagiye dushwana nuko oya utavuga ko nabikoraga. N'ubundi wenda narinje mpamvu yo gukomeza Jazi kandi ndakura